iyo twumva inkuru z'urukundo bidutera ibineza neza, twaba tunaziranye nabo biheberanye, tukanezezwa no gutaha ubukwe bwabo. Byanze bikunze buri wese mu bafata icyo cyemezo baba bafite impamvu zidasubirwaho zemeza ko abo bahisemo baruta basigaye bose. Kuri bo baba ari special, unique, ni nayo mpamvu ari bo baba barahisemo nyine. Inkuru z'abantu bihariye ziradushimisha, tunogerwa cyane no kumva uko byatangiye kugeza naho bigiriye ku mugaragaro. Jean Paul na Adeline biyemeje kuzisazanira. Urugendo rwabo mu rukundo rwagutera ibizongamubiri, nawe ukifuza gukunda cyangwa ugakundwa akaza kurushaho uwo mukundana. Umva uko byatangiye. Umusheri wanjye ubundi twigaga ku kigo kimwe, tugenda dukundanaho gake gake biraho ariko ntawabyitagaho. Tuza gusoza kwiga, umwe ajya mu yindi mirimo ye n'undi ajya mu yindi. Ahantu twongeye guhurira ni mu kazi, yajyaga aza gusaba serivisi mu kazi aho nakoraga, akanshira akajisho nkabibona. Mu modoka ajya kuri farumasi ya shopping imiti y'umwana, agiye kuyigura, nanjye nibwo nabajije umukobwa ntise bite amakuru, birangira uwo munsi mukuyeho akanimero. Nari nsohotse anyaka nimero, amaze kunyaka nimero ari nimugoroba ntashye ntuje, numva arampamagaye. Ndabyibuka tuvugana, we yanyerekaga ko afite gahunda. Natse akanimero, noneho ntangira kugenda ngahamagara, nagahamagara ku kagoroba, umukobwa reka ntanayifate. Umunsi umwe rero tuza guhura, ndabwira se ko wampaye nimero ariko ukaba iyo ngerageje kuba nayikoringa nkabona ntabwo uyifata, bigenda biti. Arangije arambwira ati rero mba mfite akazi kenshi, iyo mvuye mu kazi nimugoroba ngera mu rugo nkitunganya, mu gihe cy'amasanga he saa 3 kuzamura nibwo mba majije kuba pause. Ati rero buriya hari igihe wowe ushobora kumpamagara mu masaha ntari nitegura, ntari najya muri gahunda. Ubwo rero icyo nakoze cyakurikiyeho urabyumva nawe, yarampaye amasaha ashobora kuba yabaye pause, niyo natangiriye kujya mpamagariraho. Amuhamagara se bimeze bite, akambwira ati ntaribi, tukaganira nyine ibyo ngibyo bisanzwe. Hashize iminsi nyine ubwo naje kuba nanamubaza se ubundi ugira umuntu ukundana. Umukobwa arangije arambwira ati ndabafite. Ariko rero hari trike nyine umuntu akoresha, narabuze nta kibazo ubwo abafite. Noneho hari hasigayeho rero kujya muri competition n'abandi basore, kuko yaramaje kunyemerera yuko abasore bandi bamutereta. Ubwo ya masaha yambwiye nagiraga gutya nkatangira guhamagara. Nkahamagara nkamuvugisha, nkakoresha buryo ki bwose bushoboka yuko basi turangizanya kuvugana ahita sinzira. Bwari mu rwego rwo kugira ngo nime baba tipe bandi umwanya. Umuranga ni umuntu ugutungira agatoki ativa ku giti dore umukunzi, anagufasha no gufungura amaso y'umutima ngo ubashe gucukumbura neza, urebe mu nkebe z'umutima z'ubona wakwihebera. Aka kana gato karasa na kubatse amateka yo kugarura umuco w'abaranga mu mikundanire y'iki gihe. Karakana nako kaba ari umuranga. Ako kana kubera ukuntu nanjye ngakunda cyane, nk'iyo karwaraga tukakajyana kwa muganga, kenshi hari igihe kubera sheri wanjye ari inshuti y'umuryango, niwe wabaga waje kudutwara, wenda yabona emotion gafitiye, uburyo nkitaye wenda ndi kumwe n'umubyeyi wako, bikamutera interested, nyine bigatuma abona ko wenda ejo nanjye inshingano nazibasha za kibyeyi. Ndumva nabyo hari uruhare birimo mu cyatumye nyine ibi yifuza ko bibaho. Noneho ngezeyo hari yakana bita Asayeri, niko kakundaga kurwara. Umunsi wa mbere rero ubwo kari karwaye ngiye kubafata, mama wako yaragafashe kararira bitoroshye, ubona nyine karwaye. Noneho uriya Adeline
we mama wari akamuhereje akana mbona karatuje karacecetse bikiraho akabazo gato ndavuga se ni gute umwana mama wamufata agakomeza akarira ariko undi muntu gutya ku ruhande yamufata ukabona umwana ahise atuza. Ibyo byabaye inshuro ya mbere no ku ya kabiri ni nkuko byagenze. Rero nibwo amarangamutima yo gushaka gutekereza uyu muntu ni muntu ki ndangije nareba ariko no mu maso wenda nkavuga nti ariko si uyu muntu wenda ntashobora kuba akiri mutoya ariko imbaraga ziraza zo kugira ngo muvugishe. Njye nkurikije uko mbyumva nuko na mbere hose yaranzi tukiga ku kigo kimwe, ubwo ashobora kuba hari imico yabonye yishimira afite kandi akomeza no kumenya amakuru y'ibyo nkora y'aho nturuka ibintu nk'ibyo. Njye numva ari ibyo wenda byatumye byamukuruye kuko akenshi niyo twavuganaga yambwiraga ko ari imico yakunze. Njye nabaje no kujya mubaza ese kubera icyo mpisemo, kubera iki ari njye uhisemo ibi n'ibi. Njye rimwe mbanza no kugira ngo ko ashobora kuba ari nka hano mu rugo bamurangiye cyangwa baranze niko nabivuga, ariko njyewe byaranshimishije kuba ari n'inshuti y'umuryango. Nagendaga nkavuga ariko rero buriya ngiye ubona ndagukunda kabisa kandi nta nubwo ndi babasore baza bagira gutya baza batereta gutyo gusa bagenda. Ngiye buriya mfite na gahunda unabyemeye. Ubwo ngubwo nyine nawe ikintu yakoze yatangiye kumbwira yuko hari ibyo bintu akeneye kuba yakora bindi. Hariho utuntu duke tw'udushuri tutarangira ibintu nk'ibyo. Ndabwira ariko ibyo ngibyo n'umudamu ashobora kwiga, abadamu benshi bariga. Mbese sinavuga ngo hari umunsi typical nari kocoye, ahubwo nagiye mbivuga muri yarangaje ya buri munsi. Ese wacukuye icyuza amafi yimize? Nanjye nagiye gushiduka nsanga umuntu twarabaye umwe. Adeline ati ndabyemeye. Jean Paul nawe ati ndabirahiriye. Gitifu na pasiteri bati okay, ntiba mwese mubyemeye ni mu bidusubiremo twese tubyumve. Yewe ndizeye Jean Paul maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranwe, nemeye nta gahato ko wowe Ingabire Adeline umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Ingabire Adeline maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranwe, nemeye nta gahato ko wowe Ndizeye Jean Paul umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Yewe Ndizeye Jean Paul nemeye ko uyu Ingabire Adeline ambera umugore yihitiyemo, zamukunda nk'uko ijambo ry'Imana ribiteganya, haba mu byiza cyangwa mu bibi, ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, zakomeza kuba umwizerwa, sinzateshuka ku nshingano zanjye, Imana izabimfashemo. Amen. Imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo, yewe Ingabire Adeline nemeye ko uyu Ndizeye Jean Paul ambera umugabo nihitiyemo, nzamukunda kuko ijambo ry'Imana ribiteganya, haba mu byiza cyangwa mu bibi, ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, zakomeza kuba umwizerwa, sinzateshuka ku nshingano zanjye, Imana izabimfashemo.
imbere y'Imana n'imbere y'imbaga ndagukunda nzakomeza gukunda. ayo mashyi yaboneka. Ingabire Adeline, iki ni ikimenyetso cy'uko ngukunda imbere y'itorero n'imbere y'umuryango. Ndagukunda cyane. Amashyi menshi, amashyi menshi. Ibyo akunda n'ibyo yanga ngibyo nyabona urabyitwararike maze mwibanire mu ijuru rito ribabereye. Okay, icyo nabonye Adeline arafuha. Adeline arafuha niyo yabonye wenda tuvuge umukobwa turimo turavugana, hari ukuntu yagiraga gutya rimwe na rimwe yakwikubita nko ku kanimero k'umuntu ati uyu muntu ni muntu ki. Ndibuka igihe kimwe na rimwe twari tugiye ahantu i Nyamirambo, umukobwa arampamagara, ampamagaye arambaza ati ni muntu ki, ariko ni uyu muntu uguhamagaye ninde, araguhamagarira iki, ambaza ibibazo byinshi. Ikigaragara cyo ikintu yanga arafuha, ntabwo akunda kuba wamuca ku ruhande. Ikintu numva nanga cyambangamira ni ukuba yanca inyuma cyangwa akanyangira umuryango. Icyo numva cyambangamira uramutse ugikoze. Ikintu numva cyamubangamira ni uko nzi ko igihe tumaranye nzi ko wanga umuntu waguca inyuma. Ikindi nzi wanga, ikindi kintu nzi wanga ni umuntu utakubaha. Adeline akunda gukora, naho namusanze n'ahantu yajyaga akora, ariko najyaga muburira umwanya kubera akazi. Akunda gukora by'icyo ngicyo cyo ndakizi. Okay, buriya ni ukuvuga ngo abakobwa hanini baritinya. Mu buzima busanzwe abakobwa ubusanga bitinya ku kijyanye n'iterambere, ariko ngewe ikintu numva nzahindura, nzaha agaciro imbaraga ze kwa gukunda gukora mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bwaba sapoti y'ibifatika, yaba sapoti y'ibitekerezo, nzakimufasha. Ikindi mbona akunda umuryango we, nzamufasha kugira gute gukunda umuryango we. Ikintu nzakumbura, ngewe nakundaga kwisaragurikira nza nsakuza n'abana, naba ngeze mu rugo nkasimbukira hejuru nsimbukana nabo, amazina nabahimbye, iki nabahimbye. Ndumva nzabikumbura. Ikindi ubwo naryoshyaga nkigira nkasohokana n'izindi nshuti zanjye z'abasista, tugiye mu mabidi, tugiye mu yandi mapate, tugasohoka twitora tukajya nko kuri hoteli runaka turi groupe tugasohoka. Ibyo bintu nzabikumbura pe, nzabikumbura. Nkunda keya, nanga umuntu umbwira nabi. Urabizi ni kenshi nagiye mbikubwira, twaganira nakumva umbwiye nabi ho gato nkakubwira ni sheri kuki umbwiye nabi. Urabizi nanga umuntu umbwira nabi. Ibyo byo birambangamira, ubinkoreye byatuma niheba bitewe na background yanjye uzi. Ndabizi neza ukunda umuntu kwitaho. Ikindi nzi akunda ibintu biri smart, kumwitaho, harimo no kurya neza. Ibyo bintu nzi ko abikunda. Akunda shokora cyane. Nzajya mbiguha, nzajya nkwitaho, nzajya nkubaha sheri wanjye. Adeline, nta mutoma wundi nabona cyangwa se navuga uruta iyindi uruta yuko ngukunda kandi ndagukunda. Nzakomeza ngukunde kandi nzagukundira n'abawe. Sheri wanjye ndagukunda cyane, urabizi. Agaciro umpa
hari n'ibyo wihanganira, nibyo bituma ntazigera nguhemukira. Ndagukunda cyane, urabizi. Byinshi nagiye mbikubwira, n'ubu ndacyabivuga. Ndagukunda, imitoma yo narayikubwiye, na n'ubu ndacyayivuga. Ndagukunda. Kubyara ahungu n'akobwa, gutunga no gutunganirwa, ibigega bihunitse n'igicaniro gicumbeka, ngibyo byo tubifurije. Museveni ni inshuti yanjye kandi ni njye mushyingira we cyangwa pare. Icyo namwibutsa rero nta kindi ni ukubahiriza indangagaciro nyarwanda, gushimwa n'abandi, akagira urugo rwiza, nicyo mwifuriza muri ubu bukwe bwiza. Hashize igihe kinini tuziranye, hashize imyaka iri hejuru y'5, ariko muzo nk'umusoro ukora, rero nakomeza agakora bizamuviramo umugisha wo kugira urugo rwiza. Adeline se uramuzi? Yego, Adeline nawe twaje kumenyana nyuma yo gukundana nawe. Ni umukobwa mwiza, ariko nawe ndamwifuriza kuzaba umudamu mwiza, akongera akarishya yari afite. Nagera mu rugo bizagenda neza. Tubifuriza guhirwa, bakabyara ibitsina byombi, umuntu n'akobwa, kandi ubundi nawe nzababa hafi. Murakoze cyane. Namwe murakoze. Gabire, icyo kwifuriza, ndagukunda cyane, urabizi. Ndifuza ko uzagira urugo rwiza rw'umugisha, urugo rugendwa, Imana izabane nawe muri uru rugendo utangiye. Ndagukunda cyane. Kandi urukundo rwanyu rwogere, rujye rugera no kuba atarugira. Legacy TV twiyemeje kubafasha kubaka umurage, harimo n'urukundo. Nawe niba wumva inzira yawe mu rukundo, yaba ku rutonde rw'imirage ku isi yacu mu binyejana byinshi bizakurikira, ntubure kudutumira mu bukwe bwawe. Hamagara nimero iri hano hasi tubiganireho. Je ndi Didi Wise kuri Legacy TV.